turacyari kumwe kandi twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Fab TV duhorana umunsi ku munsi muri yasi rero y'ubushakashatsi, yasi y'ubucukumbuzi, yasi y'ubumenyi bugiye butandukanye, yasi imyidagaduro, yasi y'iterambere. Uyu munsi twifuje kuba twakubwira imibereho y'intare cyangwa se y'inyamaswa yitwa intare. Intare ni inyamaswa bwoko ki, ibayeho ite? Turongera tukubwire ese ishobora kubana n'umuntu? Gira amatsiko rero mu kumva ibyo ngibyo. Turaza kukubwira imibereho y'intare uko igera mu mibereho ine. Gira amatsiko yo kuyumva, turakubwira byinshi ku nyamaswa y'intare. Nibyo rero tugiye kuba tuganira nawe, wowe ukigera hano bwa mbere tukubwira ngo karibu, tuguhaye ikaze, tukubwira ngo banza ukande subscribe kandi no kukazogera kugira ngo uzajye ubona inkuru n'ibiganiro byacu tukugezaho umunsi ku munsi. Kandi ntukajye wibagirwa gukanda cyangwa se kutwandikira muri komenti ngo tubwire uko ibintu byifashe. Turabakunda cyane, njyewe ugiye kubana namwe ni Fabrice hano kuri Fab TV. Turaje rero tubikugezeho ku buryo burambuye. Nibyo nk'uko twari tumaze kubikubwira rero, intare ni inyamaswa y'inkazi kandi y'inyamaboko izwi cyane cyane nk'umwami w'ishyamba. Rero imibereho y'intare muri rusange dushobora kuba twakubwira uyu munsi mu bucukumbuzi n'ubushakashatsi twakoze ku nyamaswa y'intare. Imibereho y'intare rero iri mu buryo bugera muri bune. Ubwo twakubwira uburyo bwa mbere harimo ubuzima mu muryango, twongere tukubwire mu mibereho, twongere tukubwire n'imikorere yayo, twongere tukubwire imyitwarire yayo. Reka tukubanzirize tukubwire mu buzima mu bijyanye no mu muryango. Intare rero zikunda kubaho mu matsinda yitwa pride, agizwe n'intare z'ingore nyinshi, intare y'ingabo imwe cyangwa se intare z'ingabo ebyiri ziganje, cyangwa se harimo n'abana bazo. Si ibyo gusa kandi mu bijyanye n'ubuzima bw'umuryango, intare z'ingabo nizo zirinda umuryango cyangwa se ubutaka ziba zihaye cyangwa se zifite, naho ingore zishinzwe guhiga no kubona ibyo kurya cyangwa se nk'ifunguro zirya. Itsinda rya kabiri rero cyangwa se uburyo bwa kabiri harimo imirire. Intare rero ni inyamaswa y'inyama cyangwa se ni inyamaswa z'inyama, zirya inyama cyangwa se carnivore, zirya inyama z'ibiguruka, zo ku butaka, zo mu mazi nka gasumbashyamba, imparage, imbogo n'izindi nyamaswa zigiye zitandukanye. Tugiye muri iri tsinda rya gatatu habonekamo imikorere y'intare. Ese intare zikora zite? Zirinda ahantu hanini zifatamo nk'akarima kazo, kandi rero zishobora gukorana mu guhiga kugira ngo zibashe gufata inyamaswa nini. Nk'uko twabibonye, intare igira itya igafata rwose isimba inyamaswa nini, ugasanga ni inyamaswa y'intare koko cyangwa se y'inkazi nk'uko bisanzwe bizwi bivugwa. Ikindi cya kane rero harimo imyitwarire. Imyitwarire y'intare rero zifite imbaraga zidasanzwe kandi zishobora kuba inkazi, cyane cyane iyo zihanganye cyangwa zirwanira ubutaka cyangwa se zirwanira
mu isenga ryazo aho zafashe, kuko niko tubashe kuba twakubwira mu bijyanye n'imibereho y'intare. Twari twakubwiye ko turanakubwira ese intare ishobora kubana n'umuntu, turaje tukubwira. Twe turi kukubwira ngo ese intare yabana n'umuntu? Ikibazo gisubize, reka tukigusubirize. Intare rero ntizikunda kubana cyangwa se kuba inshuti n'abantu ku buryo busanzwe, kuko ari inyamaswa z'inkazi. Zifite rero ingeso zo kwirwanaho gusa. Hari aho intare zitozwa cyane kuva ari ntoya n'abahanga, nk'ahantu nk'imyidagaduro cyangwa se mu bigo by'inyamaswa, aho zigira imyitwarire ihuje kurusha izindi, nubwo bimeze bityo. Ahangaha rero muri ibi bijyanye n'uko intare zigoye kubana n'abantu, intare ziguma ari inyamaswa z'inkazi nubwo ziba zitojwe. Zigira rero kuba zashobora kwibasira umuntu igihe cyose zikanze cyangwa se zirambiwe. Zishobora kwibasira umuntu mu gihe zikanze cyangwa se zirambiwe. Ikindi cya kabiri rero, umubano n'umuntu si gakondo cyangwa se ntabwo ari ibintu byahozeho. Ubuzima bwazo rero karemano ni ubwo mu gasozi, aho zihiga kandi zikagira ubwisanzure. Mukomeze rero mukande subscribe mwebwe mukigera hano ubwa mbere, dukomeze kubana muri iyi channel yanyu ya FAB TV y'ubushakashatsi. Dukomeze kuyagura, turebe ko ari ukuntu byagenda, turebe ko ari uko twanoza inkuru, ibiganiro byacu mu buryo bugezweho. Icyo twakubwiraho rero ni ibyago gukomeza kwirinda, cyangwa se ni iby'agaciro gukomeza kwirinda no kubaha imibereho yazo mu gasozi cyangwa mu bigo byabugenewe. Kugerageza kubana nazo bishobora kuba imbogamizi kandi byateza ibyago. Iyi rero yari FAB TV, tubagezaho inkuru zicukumbuye, inkuru z'ubushakashatsi, inkuru zigezweho. Turabakunda cyane, mukomeze kugubwa neza. Iyi ni FAB TV, nge ubana namwe umunsi ku munsi. Ndi Fabrice hano kuri FAB TV. Ciao ciao.